Umwe Rukumbi. Ndamureba ariko amaso yanjye ntahaga kumureba. Impumuro ye irankurura nkumva nshatse kumwimariramo wese. Ubwiza bwe bumbera indorerwamo ya buri gitondo. Kumwenyura kwe kumpa imbaraga n'icyizere cy'umunsi. Yakanze y'umutuku ndende nkunda kwikoraho kenshi iyo turi mu kayaga. Namubonye nk'impano nagomba guta nubwo naba nkomerejwe kugeza ku ndunduro. Ni Umwe Rukumbi. Umwe Rukumbi episode ya 20. Nese ncururuka ndatuza nuko nitegereza umukunzi wanjye arenga mbona afashe moto. Nese ntangira kwibaza ukuntu yaba yamenye ko ndi kumwe na Judith ku buryo aza kumva byose twaganiraga. Nese ngira amatsiko nuko mpita mbaza Jori nti ese Jori ubundi Yvonne yaraje gukora iki hano ko nta gahunda twari dufitanye? Jori yarambwiye ati Steve yari yampamagaye ambaza niba waje mu kazi, nanjye mubwira ko hari gusa wari umaze iminsi muri konje. Yahise akupa rero hashize umwanya mbona aje kukureba. Akihagera namubwiye ko uri mu biro bya Judith ahita aza yihuta. Nese nkeka ko impamvu twumvirije ari uko ashaka kumenya ukuri akurikije iminsi ishize tutabanye neza. Narebye kuba najya kumureba kumubwira ukuri kwa byose, gusa nsanga wa mugani wa Jori nkwiye kumureka agafata akanya agatekereza. Nahise mpindukira mbwira Jori nti Jori ngaho reka ngende, gusa ujye uhora uri umunyamurava mu kazi kawe kandi ujye uhora usengera urukundo rwanjye na Yvonne kuko mbona harimo inzitizi nyinshi kandi nateze kumureka ntitaye ku cyo byansaba cyose. Mubyara wawe ndamukunda cyane. Jori yahise ampobera nuko ambwirira ku rutugu ati Steve nubwo ntazi icyo kujyanye gusa nzi ko uri umugabo ushyira mu gaciro muri byose. Ubwo nizeye ko hari impamvu ifatika itumye ugenda. Ibyo numara gutuza uzabimbwira byose uko biteye. Nzagukumbura kandi n'abakozi bose tuzakumbura gukorana nawe. Amahirwe masa Steven mwiza. Nese nshimira cyane Jori nuko mfata moto, ariko nkimara kurira moto mbona Judith ari kuza yiruka, gusa umumotari arahaguruka. Judith yandebye ndenga kandi numvaga nta bindi bikimpuje nawe. Ese njya kugura telefone mpita mpamagara Yvonne gusa yanga kwifata. Nese nibuka ko niyemeje kumuha igihe nuko mpita njya ahantu hatuje ntangira gutekereza ubundi buzima ngiye kubamo ndetse naho ngiye kwerekeza. Iminsi agiye yicuma, icyumweru kirirenga ntarabona icyerekezo cy'ibyo nakora ndetse nuko nabaho. Muri iyo minsi ntabwo nahwemaga guhamagara Yvonne ariko akanga kwitaba telefone yanjye. Judith nawe ntiyahwemaga kumpamagara ariko nkamwirengagiza kuko umumaro we kwari ukunyangiriza urukundo gusa. Muri wanjye nazinukaga nkitegura nk'uko bisanzwe nkamera nk'ugiye mu kazi, ariko kwabaga ari ugutoza ubwonko ko ntakwiye kuba umunebwe wirirwa wicaye mu rugo. Muri weekend nagiye gusura Moyize ngo tuganire. Nasanze agiye mu bwogero nuko ndamutegereza. Aho yarambwiye ati muvandi ubundi uretse tukinywera ko ntakora amakudapfa. Namubwiye ntiwamuvuga ni uvuze ukuri nubwo amaze igihe kinini ntasoma ku gatama ariko n'undi n'urupfu ruzapfa. Yese azana inzoga turanywa nubwo nari maze igihe kinini ntaraziretse. Uwo munsi nese ntekereza ibibazo byose ndimo nsanga nkwiye kwinywera. Twakomeje kuganira ati ariko se Steve ibi bintu biri kuko wagira ngo ni inyatsi yaziye rutarindwa wategetse u Rwanda umwaka umwe gusa. Narasetse nuko ndamubaza nti harya ni musenga wese umuhirika ku butegetsi? Yambwiye ko ari we, yongeraho ko nyina ari wamufashije. Nakomeje mubaza uko iyo nkuru yagenze nuko arambwira ati urabona Rwabugiri akimara gutanga hatangiye kuza imvururu zuzamusimbura ku ngoma kuko yari yatanze atavuze uzaba umwami. Rero yari afite abana babiri Rutarindwa na Musinga ariko badahuje ba nyina. Nyumva akadomorwa. Rutarindwa kuko ari we mukuru niwe wahise wima ingoma, ariko urumva byababaje umubyeyi wa Musinga ndetse na banyirarume. Uguze icyabaye se?
namubajije icyo ari cyo, nuko akomeza ambwira ati haje kuba intambara hagati y'abiru n'igisirikare cy'ibwami, nuko barwana n'umwamikazi mama wa Musinga na basaza be. Nicyo rero ujya wumva bita intambara yo ku Rucunshu. Rutarindwa rero nuko byamugendekeye amaze umwaka umwe ku ngoma, hahise hima Yuhi uwa kane Musinga. Rero nawe amahirwe kwibanira na Yvonne wawe Judith arashaka kuyakuvutsa utarumva icyanga cy'urukundo. Naramubwiye ntiwahora n'iki muvandimwe, ubu rwose hari igihe bincanga neza nkumva mbuze icyo gukora, noneho byakubitiraho ko nta n'ikintu cyo gukora mfite muri ino minsi, nkumva ndaremerewe. Yarambajije ati ese ubwo uri gutekereza iki? Namubwiye n'ibitekerezo bye ni byinshi, ariko se ndabona igitekerezo cyiza kandi kijyanye n'ikoranabuhanga ku buryo nagikoramo umushinga. Kuko muvandimwe narambiwe gukorera abantu ndetse no guhakwa. Moise arambwira ati byaba ari byiza kuko kwikorera bitanga umudendezo. Gusa inama nakugira no gushaka akandi kazi ariko ufite intego yo kuzikorera. Hari n'igihe ukorera umuntu ariko kuko ufite indi ntego ukakora igitekerezo cyiza. Numvise ibyo Moise ambwira numva ni inama nyamibwa. Nkiraho nahise mpamagarwa na Yvonne, gusa ndatungurwa cyane. Noneho mpita mwitaba vuba, nuko arambwira ati mukundwa. Nahise numva amarangamutima mfashe kuko hari hashize igihe kinini ntumva ijwi rye. Urukumbuzi rwahise ruba rwinshi, nuko musubizanya ubwira n'umuhate mvuga nti karema hogoza ryanjye, ese urakomeye? Ese ambwira ati ese wanyemera nkakubana nonaha ko numva ngiye guturitswa n'urukumbuzi? Namubwiye nti nanjye ndagukumbuye ibyo gupfa, duhurire hamwe dusanzwe duhurira. Yahise ambwira ko mpamusanga. Nise nshyashyana, gusa na Moise yabonaga ibiri kuba muri ako kanya. Nise musezeranya ko nza kugaruka kumureba. Nise ntega moto njya kuri Yvonne, gusa ntungurwa no gusanga yicaye antegereje. Akimbona yahise ahaguruka, nanjye ndamureba, numva mbuze ikintu nkurikizaho. Nari ndi gutekereza kumuhobera ariko nkigarura kuko ntabwo yari nizeye ko anyakirana yombi kuko twari dufitanye ibibazo. Nagize ibyishimo ubwo yahitaga aza yiruka akangwamo, nanjye nkongera kumva impumuro ye ndetse n'ijwi ryongorera. Turicara nuko arambaza ati kuki yanyweye inzoga rudasumbwa wanjye? Naramubwiye nti iyi minsi yose ishize tutameranye neza, nabayeho ubuzima nk'umuntu udafite intego. Niyo minsi nanyweyemo inzoga nyuma y'igihe kinini nararahiye ko ntazongera kuyinywa. Gusa umbabarire Yvonne kuko ntabwo nari nkinywa inzoga. Yambajije niba nari naraziretse, maze mpita ntekereza ko uwo munsi Yvonne akwiye kumenya ukuri kose, hato bitazongera kuba intandaro y'agatotsi hagati yanjye nawe. Ese mfunga umwuka ndamubwira nti hashize umwaka amenyanye na Judith duhuriye mu kazi. Ikindi gihe cy'ubuzima bwanjye ntabwo nari narahuye n'umukobwa ku buryo yagerageza guhangara amahame yanjye. Icyanjye kwari ukwita ku iterambere ry'akazi nkora ndetse no kwita ku hazaza hanjye. Judith yambwiye ko nkunda guhera kera akabinyereka, gusa nkabifata nk'indi mikino yose. Umunsi yagize isabukuru yampaye divayi ndanywa ndasinda ku buryo nabyutse mu gitondo nsanga ndyamanye nawe. Yese arahira no kuzatsindira umutima wanjye kandi ngo twari tugiranye igihango. Icyo gihe nabaye nk'umusazi no kubyizera birananira kuko nta nubwo nirukaga ko byabaye. Yvonne arabyakira ate? Ese Steven azongera kubona umurongo w'ubuzima? Nyumva akadomorwa. Ntukicwe n'irungu.